twabamenyesha ko bishoboka ko Afahamiya kuriya yavugaga ngo akeneye abakinnyi 25 gusa muri Rayon byaba ari ukuri, kuko no muri Rayon umweyo urimo uravuza ubuhuha. Transfer turagira ngo tubamenyeshe ibiri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, tunabamenyesha ko ariyo yatanze andi makipe urebye kwinjira ku rubuga rw'isoko bigaragara. Hano dufite urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 7 bashobora kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Dufite ibaruwa hano turi bubasomere n'itangazo rya Rayon Sport bavuga ku mutoza Afahamiya Lotfi. Afahamiya Lotfi rero nk'uko twakomeje kugenda tubivuga, twabamenyesha ko bishoboka ko Afahamiya kuriya yavugaga ngo akeneye abakinnyi 25 gusa muri Rayon byaba ari ukuri, kuko no muri Rayon umweyo urimo uravuza ubuhuha. Abakinnyi bageze hafi muri 17 bose nta n'umwe bazasigarana mu mwaka utaha muri Rayon Sport. Reka rero tutabatindiye duhere ku bakinnyi bashaka kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Biri kuvugwa ko Rayon Sport igeze nabo kure ibiganiro. Uwa mbere nta wundi ni Bigirimana Obed, akaza gukurikira uwo bita Tonsela Musengo. Muramuzi byakunze guca hari akavideo ke kakomeje kamaze iminsi kagenda agacaracara yambaye jezi ya Rayon Sport arimo yibyinira. Uwo ni Tonsela Musengo, umukinnyi ukinira ekipe wakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport. Harazaho undi bita Pacifique, harakazaho Jordan Dimbumba ukina ku munani cyangwa se box to box, hakaza Ishimwe Abdul, nawe hakaza Umukiza, hakazaho na Nsabimana Olivier. Biragaragara ko abakinnyi benshi hano bashobora kuzaturuka mu ikipe ya Mukura. Nk'uko hari Axel yakomeje kugenda abivuga ubwo yogagezaga umupira ati kugira ngo Rayon Sport itsinde Mukura nuko yasenyamo abakinnyi bakomeye gatwara n'umutoza, none kuko ibyo yavuze nibyo bigikomeza kugenda biba. Reka rero dukomereze ku bakinnyi noneho bagomba kuyisohokamo. Uwa mbere uvugwa kwisohokamo ni Kadime Ndiaye. Uyu Kadime Ndiaye murabizi ashinjwa kuba yaragurishije match zigera kuri 3 zose. Murabizi uburyo ikipe ya Rayon Sport yagiye itsindwa n'ibitego Kadime Ndiaye yagiye atsindwa, ibyo mwagiye mubibona. Uwa kabiri ukurikiraho ni Ndikuriyo Patient, nawe nta kigenda kubera umusaruro muke. We arashinjwa umusaruro muke. Nsabimana Aimable nawe ni umwe mu bafatiwe ibihano kimwe na Kadime Ndiaye. Urumva ni urucabana, arashinjwa kuba yaragumuraga bagenzi be, no kuvuga yagumuraga abandi bakinnyi muri vestiaire. Akindi agashinjwa ko ngo yajagarikaga komite, kuba yateraga akajagari muri komite ya Rayon Sport. Undi uwa kane ni Bugingo Hakimu, we yabaze gusinyira ikipe ya APR FC, ni kuvuga yagiye muri Mukeba afiteyo amasezerano y'imbanzirizamushinga. Undi ukomeza kugenda avugwa ni Ombolenga Fitina Omba Bebe. Uyu we byagiye bivugwa cyane na kenshi ko yagendaga icyo ashinzwe ari ukugenda atanga amakuru kuri Mukeba. Ibyo byakomeje kugenda bivugwa cyane mu binyamakuru. Ikindi ngo yayobeyaga n'umuganga wa Rayon Sport igihe bakinaga. Undi rero ni Kanamugire Roger, ariko uyu we ntabwo ari kuvugwaho rumwe icyaba agitumye asohoka muri iyi ekipe, cyane ko we ari umukinnyi w'umunyarwanda, kandi ikindi yabaga abasha gukora amarotasiyo hagati y'abanyamahanga bagendaga baza mu ikipe ya Rayon Sport, akabasha kugenda agira imikino imwe n'imwe agenda afashamo ekipe. Undi ni
Sulaiman Dafe nawe uyu nguyu ntabwo azakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport kubera ko we icyo bamunenga ni uko kuva yaza atigeze amenyesha ikipe ya Rayon Sport ko afite ibibazo by'imvune akabihisha rero, bityo bikaba byaratumye Rayon Sport imenya ko yamuguze afite imvune amaze igihe kinini ayikinira ndetse yaranayisinyiye, bityo bakaba nta cyizere bakimufitiye. Undi ni Musa Haruna Majaliwa we yamaze no kugenda kera murazi isaga ze cyane muri Rayon Sport, we n'ubundi yarayijagaraje cyane bikabije akanga kuyikinira akavuga ko arwaye, abeshya ibintu byinshi cyane byagiye bivugwa kuri Musa Haruna Majaliwa. Undi ni Haji Iradukunda Haji nawe ntabwo azakomezanya ni ekipe ya Rayon Sport kubera ko nawe ashinjwa ibijyanye no kwigumura ndetse no kubeshya ko afite imvune kandi mu by'ukuri nta mvune afite. Murazi ko mu mikino ya nyuma Rayon Sport isoza ntago yagaragaye kuko yirwazaga urutugu avuga ko afite ikibazo mu rutugu. Ikindi twababwira kuri uyu Haji ni uko kuva yatangira gukina ubwo yabonaga umwanya ubanzamo mu ikipe ya Rayon Sport ndetse akaza no kuba yahamagarwa mu ikipe y'igihugu, yabashije gukomunika abayobozi ba Rayon Sport abaka kongererwa umushahara kubera ko yaramaze kwizera neza ko asigaye agezweho, ikindi ashobora no kubona indi kipe yamugura. Ibyo rero bikaba byaratumye abayobozi ba Rayon Sport babona batakomezanya nawe. Abandi ni Asanana ndetse na Jalo, aba nta kindi wavuga nawe urabizi umusaruro wabo ni nkene, uburyo bakina rwose ni ibintu bidakwiye ikipe nka Rayon Sport igiye kujya mu matsinda. Dukomeje turagera kuwo bita Ganijuru nawe uyu ntabwo azakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport. Undi ni Sefu yashoje amasezerano ariko ntabwo Rayon Sport yifuje kongera kumwongera andi masezerano umwaka utaha. Undi rero wababaje n'abantu cyane ariko niko asanzwe akora kandi niko buri gihe bigenda, ni ukuvuga buri gihe iyo igihe cy'umwaka kigiye kurangira Muhire Kevin buri gihe aba yariboneye indi ekipe yo hanze imushaka akagenda agakinayo, hanyuma byakunda akazaba agaruka muri Murera. Uwo Kevin nawe rero mu bakinnyi bashobora gutandukana na Rayon Sport nawe ari kuvugwa nubwo yari kapiteni wayo. Undi ni Serumogo Ali nawe yasoje amasezerano ndetse n'uwo bita Basane, abo nabo bose ni umusaruro mukeya. Undi nanone uvugwa ni Biramahire Abedi nawe azaba atandukana n'iyi ekipe ya Rayon Sport. Rero tukiri aho twababwira ko ku byifuzo bya Afahami Lotfi ari uko byari bimeze ko bagomba gusigarana abakinnyi bakeya ubundi nawe akizaniramo abakinnyi biwe, ndetse yari yanavuze ko mu banyamahanga rwose nta munyamahanga n'umwe ashaka. Wenda icyaba ni uko nk'uriya mwataka wa Rayon Sport muri roturu nani muri mu wundi mwaka azaba yarakize we ashobora wenda kuba yagenda agarukamo mu bakinnyi bazakinira ino ekipe ya Rayon Sport. Reka rero dusoze tubasomera uburyo itangazo ikipe ya Rayon Sport yashyize ahagaragara itangaza Lotfi nk'umutoza wayo bwa mbere imutangaza ku mugaragaro. Ibaruwa iragira iti: itangazo rigenewe abanyamakuru. Association Rayon Sport ishimishijwe no gutangaza ko Umunyatuniziya Afahami Lotfi yagizwe umutoza mukuru mushya wa Rayon Sport FC. Nyuma yo
kumwakira perezida wa Association Rayon Sport bwana Tade Twagirayezu yahamije ko bagiye gufatanya kubaka Rayon Sport nshya itwara ibikombe. Yagize ati turifuza Rayon Sport nshya itwara ibikombe ishingiye ku mbaraga, icyerekezo no kwitwara neza. Abafana bacu bitegure ikipe ibatera ishema kandi ifite intego. Ikipe ihatana mu marushanwa y'imbere mu gihugu no muri CAF Confederations Cup. Nyuma yo gusoza umwaka w'imikino wa 2024 ku 2025, Perezida Twagirayezu yakomeje agira ati tuboneyeho no kubamenyesha ko Rayon Sport Day, umunsi w'igikundiro 2025 izaba ku nshuro ya gatandatu. Ibi birori bizabera i Kigali hagati ya tariki ya 26 Nyakanga n'itariki 9 Kanama muri 2025. Uyu munsi uzatumirwamo n'ikipe y'ubukombe muri Afurika. Rayon Sport ikomeje urugamba rwo kwitegura umwaka utaha w'imikino kandi iri gusoza